ndamubwira tugirana ikiganiro kinini arangije arambwira ati ngewe menye ko hari n'umuproducer mwaryamanye ntabwo naba nkigushyize muri filime yanjye ngo kubera ikiza kuko nyine hari ukuntu tuvuge n'urugero nimba wowe je gukorana nawe ukansaba nkaguha kubera iki usari bwo uzabimenya uragira uti ngewe ntawe nkunda umuntu ufite nyakubahwa kandi ashobora kuza ari we ufite bya bintu byose wujuje uretse iyo nyakubahwa gusa irago mukunda nuvuga ngo uramutse uhuye n'umusore akaba yujuje ibindi bintu byose waba umukeneyeho ariko afite nyakubahwa n'ibikondo hashobora kuba wiyemera reka nta mukobwa ubyibushye ukunda abantu babyibushye twongeye kubaha ikaze abakunzi ba Precision TV mwe mwese mudahwema gukurikirana ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Iyi ni Behind the Fame. Behind the Fame mumaze kuyimenyera ni ikiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ndetse mukigezwaho nanjye King Platinum. Nkaba nkomeza gushimira abantu mwese mwakoze subscribe aho muherereye, yaba dukurikirana muri mu Burundi, Canada, abadukurikirana muri France, mwe mwese mwumva ururimi tuvuga, tubifurije ibihe byiza. Nk'uko mubibona rero kuri screen zanyu muri kubona umukobwa mwiza cyane, ni umwactrice abenshi muramuzi, ni umukobwa ukundwa ni umukobwa ukundwa n'abasore ba Kigali bose. Ngirango muri kubibona ariko turakwakire kuri Precision TV. Murakoze cyane, urabizi ko ukundwa n'abasore benshi ari umuvumo. Ni umuvumo? Ni umuvumo guteze? Ubura amahitamo. Ese ko bavuga ngo abahungu twe abasore bavuga ngo abagabo tugira irari. Mwebwe abakobwa mugira iki? Nabo bararigira. Mwe nyine mugira iki? Irari. Irari? Bararigira benshi, bamwe na bamwe. Ushobora kureba nkaye mukamukunda? Uravumye. Wamukunda yemi? Buri muntu agira inyogoye wa mugani. Buri muntu agira inyogoye. Nkuko nababwiye rero turi mu kiganiro Behind the Fame. Abatamuzi atangire anabibwira amazina ye by the way. Ntabwo ndi bukuvuge. Yes we, nje nitwa Isimbi Sabrine. Majya ngo kayisimbuka avuge. Okay. Ese sim. Pana Noeline sha. Reka nkubwire ngiye uve hano ugende. Abantu benshi bakomeza kuvuga ngo uriya mukobwa agira urubuno runini. Ntabwo bikubangamira iyo wakoresha iyo mvugo. Bimbangamira iki? Koko sura rugira? Ntabwo mbizi. Ese ubundi nyibwira nk'uyu mukobwa afite ikibuno kinini, sibyo? Koko ari byo kinahari. Dufata urugero nka Yoro the Queen. Njye ne mukobwa nemera akagira ikibuno kinini. Nago aba ari ikintu kikubangamiye tugendekeye n'abagabo. Erega iyo woroye inkoko ubizi neza ko ahantu hose ziri zishobora kuhata umwanda. Yego. Uba witeguye guhora uhanagura. Ariko iyo utazoroye uba bizi neza ko ahantu hagomba guhora hasa neza. Muri make uravuze ngo mu gihe uzi ko ufite muri make ndavuze ngo iyo abantu bahaye karibu n'umwanya mu buzima bwawe nyine bagutesha umutwe bakakwereka ko cya kintu bavuga koko aricyo bagukurikiye ariko nta mwanya bahaye se babikubwirira ese njye nagize amahirwe turahura uyu munsi ndakubaza uri umwe mu bakobwa beza dufite muri sinema sibyo kandi banakora ibintu byabo neza icyongeyeho noneho uri na mwiza wowe ubasha kwibamo ute ubinyuramo ute kuko birabaho nyine bibaho byanga byakunda yaba bo mukorana yaba se n'abari hanze wowe bigenza ute nyine kugira ngo utaza kuba umuntu hakari babo bantu ye murambwira abantu sinzi ahantu henshi ngo zibiganira bakambaza icyo kintu ndabibabwira mu buzima bwawe jya uba wowe nyine nta mpamvu yo guhinduka ku bw'abantu erega nibyo abantu benshi bavuga ngo jya uba wowe nyine ushobora kuba wowe ariko rero hari abantu bagira nimba nabyita pressure y'abantu bari kumwe. Look at you. Hari umuntu umwe yagize kumbwira kera ngo nk'urwo rubuno rwawe utunze rukumara iki ngo abandi bana si ikibazo se mwana bana bari kubaka ama etage ese nimba abantu bose bashoboye gufungura imiryango yabo bivuze ko ngiye Isimbi bishoboye ubu uri kize ko utabyiga buri muntu agira indangagaciro ze uravuze uti ngiyewe nashyizeho standard ntago byapfa gukunda kubona erega iyo ufunguye umuryango
oya urabona katuvuge nko muri gare runaka umukire umukene umukarani umusabirizi bose ntibajya buri giciro cy'ijana cyo kwinjira muri toilette ngo bajye gukora ibyo bakora. Ubwo rero nawe imiryango yawe yifunguye ukayirangaza ni ukuvuga ngo n'umushumba azava kuragira inka ni buri munsi aza kuvuga ati urabizi se ese mugani tubwire mugani se uragiye uti ngiye ntabwo nafungura umuryango cyangwa wowe ni ikiryango ikiryango ni igiki nyine wari uvuze uti ngewe abantu bose bafungura imiryango ariko ngewe kabisa kwa Isimbi ntibikunda yego iyo umuntu afite ubwonko buto aba agomba kuburinda n'ibintu byinshi. Uravuze ngo ufite ubwonko buto se ntawamenya ese nyibwirire hari bamwe bakoresha ubwo bwiza sibyo barahari ntago tubivuga bidahari hari bamwe bakoresha ubwo bwiza akaba yafungura uwo muryango ariko nawe agatunga imodoka nziza agahora afite amafaranga agasa neza urabona nk'iyo wigi wambaye zirahenda cyane sibyo navuga ko zihenda zirahenda wigi sibyo nta kintu kitagira igifite igiciro gitoya wowe nuvanga ibyo bintu byose ubyihigamo ntabwo ukeneye ko habaho indi support mani mu gihe ufite amaboko ufite ubwenge udafite n'ubunebwe muri duce twawe ibyo ushoboye muri duce twawe ukoramo ibyo ushoboye hanyuma dukomeza kwinjira mu kiganiro cyacu ni Isimbi mwamumenye mu mafilime agiye atandukanye ese ko mvuga amafilime ntibigushimisha ntabwo ushimishwa no kuba uri umu actrice ntizajya ngo nseke uvuga uti cyane rwose yego ibyo se ntabwo ari ngombwa ese gukina filime mubikura amafaranga si depends n'izo ukinamo nyine umuntu ukora rimwe mu cyumweru abatandukanye n'umuntu ukora 7 mu cyumweru dusobanure twe ntabwo tubizi urumva hari ukuntu habaho nk'uwo uba muri timu ya Kiramani sibyo hari ukuntu bamusohora amaproje agiye atandukanye short movie amaseri kwa Nyambo nabo bari gukora movie kwa Miki nabo bari gukora movie mwebwe timu yanyu nka timu ya Kiramani murapanga ukaba tuzakina ku wa 4 uburi umuntu ujye buri munsi nk'akazi ubikora ute nyine kugira ngo ubashe kwikuramo amafaranga nyine agutunga biterwa na proje bakoze ntabwo yakora proje zose ngo abakinnyi kuko Kiramani afite abakinnyi bagera mu 100 ntabwo yakora proje zose rero ngo tuvuge wenda nk'uyu munsi ari gukora amaraso yanjye ntabwo proje yose iriya proje amaraso yanjye yahitizamo abakinnyi bose 100 uko tungana twese ntabwo byakunda nuvuga ngo ukina bigendeye yakenewe nk'umukobwa mwiza nibwo ugaragara rega ntabwo ubwiza aribwo bukina filime kandi mbabibona muri filime bagushyiramo bakakwambika ukuntu none se siba byambika n'abandi kwa Buryohe TV bamwita ese ratanyibwira kubera iki nyine bisaba ko ugomba kuba wambaye neza kuri abikurura abagabo dukoreshe gutyo biterwa na none baguhaye biterwa none baguhaye bivuze ngo rero zose wazikora niyo baguha niyo gusomana n'umuntu ntabwo nyansomana muri filime kubera iki buri muntu agira amahame muri filime kugira ngo nyansomana muri filime nuvuga ngo hari sene baguha ntuyikine nta sene batama sinyikine usibye sene yo gusomana na sene yo kwambara ubusa gusomana nasubise tuvuge ko nta muntu urakubita ikibizo cy'ubuntu muri filime oya no hanze bisanzwe umutipe kabisa ukavuga uti gitandukanye ibintu bibera imbere ya kamera n'ibibera inyuma ya kamera ahubwo ngira ngo ibyo biri kuri kamera nibyo biba biri scam baretse kingare kuko babarira ntago wakina filimi ndi gusomana uri gusomana ariko waryamana kuryamana se ko umuntu aba yambaye oya buretse gato ntago wakina filimi uri gusomana shuwa cyane kubera izihe mpamvu mu impamvu 3 zituma kubera ko ariko mbishaka nyine izo mpamvu 3 nizi nta mpamvu nimwe ihari nuko njye nabihisemo ndavuga ati mu byo nakora byose sinasoma ariko gusomana hanze naribi nabwo ntago nsomana naye ngiye kukubwira ikintu gituma umuntu atera imbere icyo ari cyo cyose si icyo akora ngo abantu bamureba ahubwo we ni ikintu kiba kimurimo mu ndani ubu we nimba wumva ko uzi ko ubu ngubu bashobora nko kuza nk'amahirwe kandi ariyo ya nyuma asigaye bakavuga ati kubera kuko tukubona
turifuza yuko ukina role imeze gutya na gutya, uyu muntu ari umugabo wawe kandi yakitinga nk'umugabo wawe. mani reka nkubwire njyewe rimwe hari umuproducer umwe yampamagaye arambwira ati ugiye gukina, ndashaka ko ukina role uri indaya. ndavuga nta kibazo, kandi yakubera ukuntu wabamo ururaya rumwe ruremereye. urumva ugiye gukina role uri indaya wambara inkweto zimeze gutya, wambara ibintu bimeze gutya. ndavuga nta, njyewe buriya hari n'imyenda ngira mu rugo, imyenda ari imyenda umuntu aba agira y'akazi nyine, nkuko hari imyenda ugira wambara uri mu rugo kandi nijoro yo gukina muri filime. hari imyenda ngira nambara imbere ya kamera ariko nta kambara mu buzima busanzwe niyo naba ndi mu rugo. kuki uyambara kuri kamera? Reka nkubaze, ari ukwambara, impamvu nyambara kuri kamera ni ukugira ngo nse na ya sura bampaye. Okay, ari ukwambara iyo myenda igaragaza amatako yawe, kuko bereka amatako yawe ndayazi, sibyo? Njye amatako yawe ndayazi, sibyo? Ari ukugira ngo mbone amatako yawe no kugira ngo ume bizu muri filime wahitamo iki? Aho kugira ngo uhite amatako yawe uyabumbe uyafunge, no kugira ngo umuntu nyine uko wandeba bro, amaso ararya indi kaburara, wandeba wandeba ukangona. ubu wagenda wambaye ubusa kugira ngo umuntu aguhe bizu? none se kwa bamenye sino kinye se n'abanyambura ikanzu mu muhanda sinayikinnye. none se ni ikihe kibazo yahuye? rero wasanga nuka mu kanwa. ntabwo nuka mu kanwa bro. none se reka nkubwire, twibagize hano mu Rwanda no muri Nigeria ngenza abakinnyi barenga 3 bakomeye, ariko ntajya asomana muri filime. yakora ibintu byose umusabize, ntibajya basomana muri filime. uzi impamvu ushobora kuba udasomana muri filime? ushobora kuba intege zawe nkeya zikuganisha ku mibonano mpuzabitsina ziba mu gusomana. wapi tubwiza ukuri gute byaba atari byose kandi ukaba bitinya? kubera yuko ntabwo ngiye numva uburyo wakina wambaye ubusa ariko utasomana. ni bangahe mu Rwanda, ni bangahe babonye basomana imbere ya kamera? bose barasomana imbere ya kamera shari. nyereka sene ya nyamba ari gusomana, ndakwereka nyereka sene ya Kiramana ari gusomana. none se reka nyereke sene ya barabana yande hari, unyereke sene ya Asi ari gusomana. nose uzubaka character yawe ugendeye ku bandi? ntabwo nzubaka character yanjye ngendeye ku bandi, ariko njyewe ntabwo nsomana muri filime. nyine no kubera iki duhe factor ntabishaka ariko nese umuntu akora ikintu kuko ari impamvu, nta ntege nke zanjye zibamo ntazo. nose ubwo umusore mu wenda mukunda nabaye anahari cyangwa simbizi we abasha kugusoma? vuga ngo yahoho bakundana ariko akoyemi hoho kandi nyibwira rata ese nyasomana muri filime manje, not muri filime. none twaje mu buzima busanzwe. nakubwiye ngo ikintu umuntu akoranye n'umuntu like akunda cyo gitandukanye n'icyo umuntu yakorana n'umuntu kubera akazi. bivuze ngo we mu kazi niho hantu honyine iyo access idashoboka. nyine mu kazi hari ibintu byanjye nubaha. yego, hari ibintu byanjye nubaha ku giti cyane. yego. noneho hanze naho hari ibintu byanjye nubaha. ngayibaze nk'uyu munsi wa none ugiye kubona ukajya kubona ngo breaking news, video za Isimbi yambaye ubusa, nose ngo wazishyira hanze isura ye yo hejuru isura ye yo hasi. byose ndabikubeshya. nose ko icyo utanze urugero njye nubaha ibice byanjye byose by'umubiri. yego, ndabyubaha. kandi kwambara imyenda migufi, imyenda nambara muri filime hari abakobwa benshi bayambara bakagenda. muri filime nubaha ibice byanjye byose. none se Emi hari video wari wabona isohoka muri runaka muri filime runaka? none se waje muri filime uvuga uti ngewe nta video yanjye izigera ijya hanze ndi gusomana, nta video yanjye izigera ijya hanze? ntabwo ari byo ngibyo navuze. kuko umunsi nakoze ubukwe nzasomana n'umugabo wanjye kandi nawe uzaza kunyitambika imbere. ibyo navuze ni uko ntajya nsomana muri filime. okay, twikomereze. none se muri iyi industry ya filime sibyo, kuko niho uherereye, hari ukuntu mujya mugira abakoresha sibyo, cyangwa se ugakorana n'umuntu cyangwa mu director cyangwa ubereye muri projet akagushyira muri projet ariko akagira n'akandi kantu ashaka gukoraho k'inyungu, cyangwa se akaba yagusaba ko muryamana kugira ngo aguhe role zimwe na zimwe ziremereye, cyangwa se kugira ngo akomeze agukinishe muri projet ziwe. wowe nka Isimbi ubyitwaramo ute wageze muri icyo gihe?
noneho uragira uti ngewe no gusomana ntibishoboka ndabihakana ni ukuvuga ngo uhita umubwira uti direct si ibintu bisanzwe ariko ntukigire nkaho nta kintu kiba cyabaye bivuze ngo umuntu araza akakubwira ngo bino bintu ndabishaka ahantu muri ugahita umubwira uti ndabyanze none se ubundi kuki aza kumbwira ngo ndyamane nawe akazi kigahuriraho n'ubuzima bwanjye bwite igihe hari abantu bateye gutyo abo rero bateye gutyo sinkahure nabo ni ukuvuga ngo iyo muhuye akakubwira ibyo bintu uhita umwamaganira kure si ukumubwira oya si ijambo rimwe none se ubwo ubaye ari nka poroje iremereye wowe usabwa kuba urimo urumva wowe ubonye poroje irenze babwiye ati rero Isimbi hano hantu turaguhemba 2,000 ku munsi wenda n'urugero by'idolari ariko umuntu uhagarariye ino poroje yaragukunze kunze amataye yawe ashaka kugira gutya mukabonana mukaganira ibihumbi 100 simbwira rata ako Isimbi je ubuzima ubufata nk'iki ufata nk'impano ubuzima ni impano viziyo y'ubuzima bwawe ni iyi tubwire muganye ngiye mbwira byibura viziyo y'ubuzima bwawe wifuza ngo ubuzima bwanjye mu myaka 3 ndifuza ko buzaba buraha ariko bunyuze muri iyi nzira muzabubona muri iyo myaka oya buretse wibuka ko tuzabona kuko wenda nkanjye nifuza ngenda mu modoka wenda igura miliyoni 8 z'amanyarwanda ariko byibura ndavuga ati ndifuza byibura ndabona abajene bagenda mu modoka miliyoni 20 30 zigezweho cyane kabisa ariko nkavuga ati iyo aho kugira ngo ngure imodoka miliyoni 30 ndashaka byibura ko bafite nk'ibibanza nka 3 mu Bugesera nigendera muri ako kamodoka mu myaka ingahe mu myaka 3 kandi kugira ngo mbigereho nzaca muri izi nzira nico nakubajije nanjye ndakubajije iyo modoka wayiguze kuko wasambaye n'abagore wasanga murakoze reka ntabwo gusambana kose ari ukuvuga ngo gusa hari abantu basambana ku munwa kandi bagasambana ese tuvuga ko Isimbi nta muntu arasambana nawe reka dukoreshe iyo mvugo ushobora gusanga nabo barasambana ariko kubuntu oya kubuntu nta n'ikintu cyatanzwe Isimbi ku nawe uracyari isugi uracyari isugi nta muntu kibazo mubaza ngo ufite she ndamufite ufite boyfriend mumaranye igihe kingana iki myaka 2 ni ikiremba iyi myaka 2 igisubizo twacyumvise igisubizo kirimo boyfriend wawe ni ikiremba ntago mbizi ntubizi ko ari ikiremba kubera kubona nta munsi n'umwe urabona boyfriend wawe afunction avuga ngo nyine ubone hari uwundi muco yazanye uwo munsi wowe utarabona n'ubuzima bwanjye bwite oya ntabwo ari ubuzima bwite turi kuganira kuko wasanga ari boyfriend ajya mukure muri ibi biganiro oya buretse boyfriend wawe none se boyfriend wawe ni trap oya ushaka gusanga mu boyfriend we kubera ukuntu bajya bikora amubwira ati bino bintu ntabwo ufite kujya hanze yaduhaye urugero iki nkora nyine mukundana ahubwo Isimbi ukuntu mubona ibintu bitatu nabonye kuri isi ni umukobwa wihagararaho uri kubyumva nyine ntabwo nzi ko ari kate mu buzima bwe ariko ashobora kuba ari umukobwa wihagararaho uko biri kose akanifunga cyane si ukwifunga mu buzima busanzwe n'umwana mwiza uri kubyumva ariko yihagararaho ari na smart nyine tu kandi kuba smart si ku myenda ni mu mutwe nicyo gituma se abagabo bamukunda cyane none se uhagarariye koperative y'abagabo bamukunda ngiye mbabarira cyane umva nkubwire uze kumva uyu mukobwa uri hano ngo ingo zirasenyuka kubera ubwiza ahagaze nyine gutyo umubona kabisa Imana ishimwe ko nta ruhare mbigira oya kubera ko nyenda mubajije urumva hari ukuntu umuntu ratera none tureke no kumujajinga asetinga ubuzima bwe sibyo isi uko we rero yasetinze ubuzima bwe nimba yumva yuko katagomba gusomana muri filimi ariko yumva yuko agomba kwambara mini muri filimi reka nkubwire sibyo uzarebe muri filime katube duretse zo mu Rwanda tube tuziretse tujye kuri filime za hano hanze dushaka tujya hano muri Afurika iyo babwiye umuntu ngo ndagushaka nk'umukozi wo mu rugo asa nabyo niyo yaba afite uruhu runyerera nk'ikisi
nk'igifukera cyo muntu byo mu rutoki abantu batabizi igifukera urabona ikijya mu njonjorero ibyo ngibyo ko mubivuga ngiye uko niko mbizi niba afite uruhu rumeze gutya uruhu rwo meka barazimusiga agasana ya sura bamushakamo yego urumva niba babwiye umuntu ngo ugiye gukina uri umurwayi wo mu mutwe aranakureba gutyo ukabona nyine arwaye mu mutwe nose ubwo niba gusaba kuri bukine bakiniyemo sene uri gusaba wumva iyo role wowe rero ntabwo ukina role we ahubwo ntabwo akina filime nukuri njye nibyo bampaye ariko we akina ibyo ashaka nibyo bampaye ariko iyo bigeze gusomana ngira kuko yahaye kondisiyo umuntu we kandi koko bibaho kuko harimo umuntu mu buzima bwe nk'ubu nanjye hari ikintu utambwira ngo nkore kuri kamera nk'iki kisuwemo icyo rero wumva utakora none se ko mwumva nk'iyo role wenda yo gusomana ishobora kumubuza amahane akazi kenshi umuntu ashobora kwandika movie sibyo wenda yaramutekereje nko kuba ari umumeni ese kuki umutekereza gusomana gusa ntiwumve nuza yiye weya nuko nicyo twakivuzeho ntabwo kuki mwumva ko umuntu yakina ibyo mwamwandikiye kubera ko yasomanye ahubwo ibaze ko akora ibintu bikomeye kuruta gusomana muri filime none ntabwo uzi ikintu gisekeje kiri hano mutari kumva ubundi umukaragita mwiza wa filime aba agomba gukina role zose nuvuga ngo uba ugomba gukina ya reka njye mpite ng'urugero rwa hafi uba ugomba gukina role zose yego nimba ujya ukurikira entertainment ugende kamvuge kuri Nigeria kuko arizo filime nkunda kureba urebe umusore bita Clinton Joshua urebe filime zose yasohoye yakinyemo akina filime z'urukundo gusa ntabwo ajya akina filime zitari z'urukundo cyane rwose ariko ntiwamubona ahuza umunwa n'umukobwa kandi muri Nigeria bo barabikora bakanasomana birenze bitari n'umwaguzi barabikora birenze none se ko nsomye kandi ntabishaka no sense nyine ko average none se kandi umukubise ikibizo nyimwaye ku munwa hari umunwa wanjye ukoranye kuwe ngo gukozanya umunwa niko kare gukozanya gukozanya yewe ibyo ngibyo tubishyiraho na full stop sinjya nsomana muri filime ngiye nkunda staff zanyu mukora kuko ziba ziremereye urumva ki ahubwo we azicare n'umutima we yiganiriza njyewe nariganirije nari ikindi kiganiro neza kwiganiriza hari icyo utariganiriza ntacyo ese si uriyizi ntabwo wiyizi uzi ko hari isimbi wowe utazi kandi ari wowe umurimo ndamuzi wagashinzi hoye ndamuzi isi nta kintu urakora mu buzima bwawe ngo kigutunge nta na kimwe ese reka nyamubaza umwunzaga ntabwo mbata nkubaza sibyo twikomereze gake gake gusa utubwize ukuri bishoboka ko hari abakobwa bamwe na bamwe sibyo mushobora no guhura umunsi umwe sibyo umunsi umwe kabisa mukarara mubonanye hari umunsi umwe none n'uwo mukobwa akaba afite ayo mahame avuga ati ngewe nta muhungu njya nikoza waza uje no gusomana ibyo byose we ntabwo ujya ugira umukuraje ubona umuntu umukurashingire kabisa for the first time ntabwo birakubaho nta n'inshuti yawe uzi ibyabayeho se ngo akunde nk'umuntu wumva arabikubwiye wapi reka abakobwa tugira amabanga mugira amabanga oya ahubwo ngiye ndibaza ratubayeho niba nta muntu bivuze ngo nta n'umuntu ukubona njyewe se ubuzima bwanjye ukuntu bumeze se ni mu kazi ni mu rugo wenda nagiye no gusenga kubera icyo wahisemo kubaho gutyo muri ubwo buzima peace of mind nyine wari uri kurwanya iki depression wayigizeho depression y'iki mani ntacyo navuga okay hari ibintu bajya bavuga iyo depression yakubwiye ashobora ari ukuntu murahereza umuntu icyizere kandi agahereza abantu icyizere urakoze cyane njyewe ndizera cyane nk'uyu munsi ushobora kuvuga ati ngenda gushyira muri projet yanjye ni urugero nkakwizera cyane nyine like 100% sisigaze n'akantu gato ko gusubira inyuma umva ko turi kujya tumenya impamvu tinya gusomana urumva namara kukwizera cyane wowe wajya gukora ya projet ntushyiremo yes rero ku bantu bagira umutima woroshye ku bantu tugira umutima woroshye kwakira ibintu biratugora nyine like tugira imitima yoroshye nyine turushenguka kwiyakira bikatunanira bivuze ngo umuntu ufite n'umutima woroshye ntabwo byamukundira gutrayinga utwo tuntu two guhuza n'abantu cyane si uko nahuza n'abantu cyane ntabwo byambayeho igihe kinini
ikintu cyiza kibaho muri ubu buzima iyo wiyizi ukaba uzi intege nke zawe ukaba uzi ibintu bishobora ibintu bishobora kugushengura umutima iyo ubizi bigendera kure urumva kuko njye reka nkubwire niga muri segonderi hari ukuntu nyine ibihande kwa kundi bapanga ibihande muri classe yego njye niganaga n'abana mu ishuri bakora ikintu babwira classe yose njye twicarana ku ntebe ntibambwira ubwo hari habaye iki ntabwo ndi bukivuge batanabibona bakagira ngo njye narabarakariye wapi uvuga ngo bo bakoze habaye inkuru runaka bakibwira classe yose njye twicarana ku ntebe nkimenya cyarabaye isi ibyo byara kubabaje cyane hoya hari ukuri nyine nimba njye nawe dukorana mu kazi dukora akazi kamwe njye nawe turi babiri urugero ni ukuvuga ngo turi inshuti iyo mfite ikibazo niwe muntu wa mbere ubimenya iyo ndwaye niwe muntu wa mbere ubimenya iyo bigenze gute niwe muntu wa mbere ubimenya ibaze rero ni urugero ugiye gukora ubukwe utumiye abantu bose njyemenye ko ubukwe buzaba hasigaye umunsi umwe ni ibintu bishengura umutima wawe cyane njyewe mu buzima busanzwe ngira umutima woroshye ndanizera cyane ubwo rero muri ubwo buryo uko nasetenze ubuzima bwanjye nkavuga ngo ni ku kazi ni mu rugo nagiye gusenga se cyangwa nagiye gusura abantu bamwe na bamwe nose ubwo icyo kintu cyabaye ku ishuri nicyo cyatumye usetenza rwose cyatumye mani muri uru ruganda umuntu ahuriramo n'abantu n'ibintu byinshi bitandukanye ahuriramo n'abantu benshi bamusenya nyine batuma like agira na depression atagakwiye kugira muri ubwo buryo rero bwo kwirinda ibyo byose hari ibintu umuntu ashyiraho full stop kugira ngo arinde ubuzima bwe kuko njyewe iyo ngize ikibazo abo mu rugo birabafekita ni direct birabafekita kubera ko njyewe biragoye kumbona ndi mu rugo ncecetse ikintu kigoye cyane uri umuntu uba wishimye nyine ufite vibe uba wishimye uraho ariko wababara ubwo rero iyo mbabaye kuko n'ubu ngubu umuntu ashobora kunyandikira ikintu cyandakaza ni urugero nkahita nkatinga kuri kamera bigahita birangira ubwo se nushaka umugabo k'abagabo tugira amanyanga menshi ubwo uzabigenza ubwo nyine nimara nibona umugabo wanjye afite amanyanga menshi zamugumane hanyuma uri umwe mu bantu ndi buze kubariza abana bato ba upcoming bari kuzamuka muri industry yo gukina amafilime mu Rwanda sibyo ariko bahura nayo ma challenge amwe natangiye nkubaza nagira ngo numve ko we wenda waba warahuye nabyo kugira ngo urahura nabyo umuntu ahura nta kintu umuntu adahura nacyo ibyinshi umuntu ahura nabyo yego ariko njyewe ikintu cya mbere nzi nizera iyo wasetinze ubuzima bwawe yego wamara kubusetinga ukagira ikinyabupfura kubaha buri umwe wese umuto n'umukuru utitaye ngo agufitiye akahe kamaro kandi ukiga kuba friendly n'abantu yego by'umwihariko ugasenga Imana iragushyigikira nose ubwo nk'iyo umukoresha wagusabye ngo muryamane dukuyeho kuba wenda wowe utanabikora ntabwo wumva ari nk'agasuzuguro muri amahirwe menshi nuko nta bakoresha b'abagabo ngira n'abakoresha b'abagabo ugira ariko ngenda bigusaba wenda ntibizakubona nuko ni ikintu gihari abantu bato baravuga ngo tugerageza gushaka kwinjira muri filime ariko kubera wabyita nka ruswa y'umubiri urega uzarebe iyo ugiye muri siporo ugatangira ku mbaraga nyinshi ugenda ucika intege ariko iyo utangiye ku mbaraga nkeya ukagenda uzamuka ntabwo uruha vuba ubwo rero se niba umwana aje uyu munsi agahita ashaka kuba ahantu nyambari uravuze ngo niba ukinjira muri filime w'indeba nakubwiye ngo genda gake c'abandi uzi njyewe nkoretse muri phone yanjye ntuze amagroupe ya casting mfite nagiyemo nta manimero se y'abantu bakubwiye ati ngo turagushyira mu maproje ariko nawe urareba ukuntu bigeze ibyo bibaho oya umuntu ukubwira hari umudirector umwe nako n'umuproducer umwe naganiriwe nawe mu Rwanda tugirana ikiganiro kinini arangije arambwira ati njyewe menye ko hari n'umuproducer mwaryamanye ntabwo naba ntigushyize muri filime yanjye ngo kubera iki kuko nyine hari ukuntu tuvuge n'urugero nimba wowe je gukorana nawe ukansaba nkaguha
mpita nisetinga muri njye ko ninjya no kwa Amy kuko afite filime nkamusedusa yego azahita abyemera, ninjya kwa Yaramu nkamusedusa azahita abyemera. hari ababayeho gutyo babikora, hari abantu babayeho gutyo n'ibyo, ariko noneho hakaba na wa wundi uko ugenda akakwiruka wamara kumuhereza wari main character bagahita bakwica muri filime. Yari umudirector nzi umeze gutyo. we ntabwo yavuga ko yamwishe ariko aramuzi umeze gutya. Oya we iyo amaze kukurya njye nubwo ndahura nawe ngo dukinane muri filime, ntuzanahure nawe ndamuzi ngo dukinane muri filime wo kugenda nyine ukiza rwose filime yigushyira bakakugira umumain wa danje wo hejuru ugasa nka story kwandikiye yego yamara kukugira uko kugenda uranamuhamagara ukajya no kumureba mu rugo bikarangira. ese ikintu nibaza kuko hari abo bibaho akaza bakamushukisha kuba umumain actor muri filime sibyo, bagakora episode ya mbere, episode ya kabiri, muri episode ya gatatu bakamwica. Uwo mwana w'umukobwa wabakoreye ibyo bintu hari umwanya bwahoreho gakeya ntabwo bimwangiza nyine kuko urumva waje ukurikirwa bwamamare sibyo. Umuntu wakwica kuri episode ya gatatu nkuko yakangaye akwaga amasezoni menshi hano mu Rwanda barigira mu gihumbi akwica ageze nko muri magana angahe cyangwa agahita kohereza mu mahanga. Ariko urumva yuko nawe aho ngabo waragaruje hari igihe usanga rero warajemo baguhemba. Ikibazo cya Isimbi rero ntabwo azajya mu maproje ya danje namwumvisha. Wowe uragira uti ngewe ni wankora kandi ngo aricyo bisigaye bisaba. Ubu ni wajya ubwo nzategereza nkori zanjye kugira ngo njye muri proje ya danje. Nundi umuhaya gukura. Nundi umuhaya gukuramo. Hanyuma yego. Hanyuma ntabwo ujya ubangamirwa n'abantu bakomeza kukubwira yuko uteye neza ufite amataye. Bimbangamira yigize. Ubumva ari flexes? Mbyima amatwi. Mbyima amatwi. Gute se kandi abari kubivuga uri kubyumva? Niba bivuge nibyo usibye ko nta n'umuntu uziva kubivuga. Ubundi iyo umuntu anyuze ahantu tuvuge nk'iyo ugiye ahantu hari abantu benshi muri rusange uhita ubona like amaso yabo bose akuriho akenshi iyo uzi ko bakuvugaho ibyo bintu. Rero iyo uri wa muntu n'ubundi uzi bya bintu ugashaka kubigenderamo wisama wasandaye. Yego. Ushatse kuvuga ngo uri mwiza wari uri kugenda igenda isanzwe uhita ushaka kugenda nk'abafashion ugasanga bikubise hasi. Yego. We n'uvuga ngo biravuga ukikomereza kabisa. None se reka nkubwire. Iyo umuhinzi ahinze akaba abizi neza akahinga imyaka myiza isa neza niyo abantu bari kumutangaho urugero ntabwo bimutungura cyane kabisa kuko aba yarabikoreye. Ushatse kuvuga yuko ubwo bwiza abantu babona n'ubundi wabwitayeho wagize ute? Ntabwo ari ukubwitaho kuko hari abana hano hanze benshi bazi kwiyitaho bro. Umwana yiyitaho akaba afite skin care ziguze nk'ibihumbi 500 ngende haranisiga gikotori. Urumva se ubutarabyibagiyeho iki se? Ngende haranisiga gikotori. Ariko n'ubundi wasohoka n'ubundi bakarangara. Ubwo rero nyine like akubise urashaka kuvuga yuko ubu umuntu w'umupapa aje hariya wifitiye urugo uri kumva akaba ati ngiye Simbi naragukunze ndenda nko kuzipfira dore ngiki kibanza ngiye imodoka yitware rwose simbuze ngo nusi kutatubwira ubicamo ute nyine ubigenza ka kuvuga ijambo oya biragoye mwana reka ukirengagiza inzu yafe amamiliyari bura mu buzima bw'abakobwa uzagira inshuti z'abagore umugore araza akakubwira amarira arira. Rero iyo umukobwa uzi ubwenge yishize mu nyurabwenge usanga ibyo bintu nawe nureba nabi bizakubaho kuko abanyarwanda bivuga neza ngo akebugereramo nawe niko bazakugereramo cyane rwose. Amarira abagore bajya haya gusenga bari kurira kubera abagabo babo baca inyuma cyangwa abakobwa runaka. N'umugore akaza akavuga ati ngenda guha amafaranga ugendere kuri umugabo wanjye ukanga bro nugera mu rugo wazi kuwa 2 cyangwa 5. Ubwo si bizatuma abakobwa mudashaka kandi none se gushaka no gushaka abagabo bubatse. Oya urumva uratanga urugero urega nawe bishaka kukubaho nk'uko uwo mugore nase sumva ko uwo mugore aza gusenga kuko umugabo wamuca inyuma. Ngewe buriya mu bintu ntinya umugore usenga asengera umugabo ari waguca inyuma wahita wigenza wahita wigendera genda njyahe wabigenza ute se? Nzabimenya nimbigeramo. Yego umunsi nta kintu nakubwira niba twongera guhura n'abaye umugore uzabimaze.
Isimba ati njyewe niba ufite amamiliyoni niba ufite iyo miturirwa nta kintu twavugana mu gihe mu biporezo si ubibona se wazansuye sasho ako simbire nawe bununcange ntago wambwira ngo umuntu yakuzanira miliyoni nziza akayikwereka kuri konti ahubwo ati tugiye kwigira i Dubai n'ibintu bigiye kubera nase ntago ushaka kujya Dubai ntago ushaka kurira indege ngo shareka nkubwenge nta nubwo nkunda amahanga kandi abakobwa nangiye kuvuga ngo abakobwa baba reka mbikubwira impamvu hari umuvandimwe wanjye wagiyeyo mani baramufunga kumufunga gusa ndabizi nuko yabaze y'imyaka irenga ingahe 5 ari muri gereza si umusore akuzaniye visa yayiteguye ahantu icyumba cyo kuraramo umusore nyine ariko tugiye kubana kandi atari ukuryamana ngungana we niyo mwamuri guteretana nyine biraho uvuga ati ndashaka ko tujya Dubai tukaruhukirayo bro nyine urumva umuntu muteretana abatandukanye naho ndashaka kubwira ngo hayi simbi hari umuntu wampaye nimero yawe ndi hano muri Marriott ati barambwiye ngo njyana umuntu ugize kunyandikira yaravuye Dar es Salaam arambwira hayi umeze ute tumeze neza ngo ufite umwanya ngo tubonane umuntu mbwira ngo tubonane se no wahe ati bona dukora iki hari umuntu wampaye nimero yawe yambwiye ngo utanga ibyishimo ngo round ebyiri se nangahe gutanga ibyishimo gutanga ibyishimo ngo round ebyiri nangahe ngo round ebyiri zibiki wumvishije umwese utakikubaza ndi bana muri Marriott ngo hansanga ndabwira wapi ntabwo ibyo bintu bye ngo round ebyiri nangahe kandi nta gahunda rari kandi akubwira ngo we ariko ako nanjye ratama mvuga ni ubwo mukiro waramwirengagije nizo njye ngira abakiriya b'abantu akoze cyane we ariko nibyo mani ntabwo isimbi ntago agira abakiriya wasanga isimbi ahubwo afite ubutwari nawe buriya nicyo kintu ndi gukomoza ntabwo yizera se gute umuntu yagupropose gutwara za ako gute udakunda amana amahanga ugenda utembera ureba ikindi gihugu kitari mu Rwanda ureba icyo baturishije ureba iki byose abandi bari kubaproporeza za Dubai kera green card zigikora nyine umunyeshuri nigize kwa applyinga kuri green card ngezaho gukanda nguganyura abantu ze apply igende mpita mbisiba byose bitwisiba byose kubera kwibuka ya nkuru wa mushiti wawe oya kandi ibyo nge ntago zumubwire gute mani ngewe ngira umuryango mutoya sibyo wacu tuvuka turi babiri nge na murumuna wanjye ngewe nawe mukuru ngewe mukuru rero kumbwira ngo jya kure ngo ya mama wawe ngo na murumuna wawe aha tuvugisha ukuri isi iyo umuntu ari muri makumyabiri n'umwe uri kumva rati isi irangamuntu nyikwereke isi ratambwira oya ntago 21 witubeshya nkwereke irangamuntu 21 byo byashoboka afite 21 ntago rwose yaba aramenya gahunda zo kurira indege n'ibiki byose sibyo isi turebe ngiye mbabaro ngiye binyereke nwe mukobwa cyakoza isimba aratandukanye abantu mukomeje gukurikirana ikiganiro ni Behind the Fame hano tuba turi ni kuri Precision TV ibuka gukanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye isi ngiye nashaka kubaza kandi umbwiza ukuri tuganire udusharinge kuri life umukobwa w'i Kigali abayemo mwiza sibyo umukobwa mwiza uteye neza nkawe sibyo ubuzima bubayemo i Kigali waba bumeze gute ukuyeho kujya mu rugo ukaba wagiye ku kazi ugashutinga ese ukeneye kwishima ujya hehe ujya muri sauna nk'abandi bakobwa uko tukavuga uti ndaruhutse upanga umunsi ukajya muri Nyungwe ugatembera wowe bigenza ute mani ngewe ngewe iyo nshaka kuruhuka mba muri Kigali nkajya muri famiye mu cyaro ubu ugiye kureba yo korode se kuki njya kureba yo korode se nta bafamiye ngira nuvuga ngo we ntabwo uri umukobwa ubarizwa muri ibyo bintu byo kuba wagiye nko muri club wagiye hehe club sinzi konje nose ukunda iki nyine mu buzima bwawe nkunda mu rusengero ni mu rusengero gusa kwa Rugamba erega gusenga ni kwisha
hari ugusenga njye nsengera kwa Rugamba. usengera kwa Rugamba ruvuga ngo mu buzima bwawe ntabwo ujya ukenera kuba wasohoka ngo ujye ahantu uciringe nyine uganire n'abantu gusohoka n'ibisanzwe no kujya muri club n'ibindi bintu bibiri bitandukanye. ese uri gusubizana ndi gushaka irangamuntu. yego ntabwo ndi gusubiza. isimba utanakoresha n'inzara nikikwereka umwana witonda oya inzara zo nazikaze mbishaka narazikoreshaga. kubera iki so wazikatiye inaze haza we ahubwo ashobora kuba byaramutwaraga amafaranga menshi kandi urumva inzara se zikoresha biriya bikorwa 10-15. uziko isimba ari seri iya mbere z'ukwa mbere mwana mwiza cyane isi nyibwirire oya ntabwo aribwo mvuka ariko nibyo bashyize mu irangamuntu. ubu gutya ku myaka ya 21 kabisa 22 z'ukwa 12. Hoya pano wa mwaka uri aho ngaho. njyewe ibintu birantangaje. Nibisanzwe. ubu noneho mbonye ko ni kane mu kwa 12. Nyine byo nibyo bashyize kwira. Subise ko kera bajyaga kwandikisha umwana haciyemo iminsi. Hari gihe rero muri system bashyiragamo ibintu. Nasa si nawe ugira abagabo bajya baza muri DM bari kukwandikira ati byishimo. Nzi ibyo nakubwiraga. Sibisanzwe. Ngo harimo umwe wa kwandikiye uwo nguwo umwe. Uwo ntabwo nzi nimba ari umugabo cyangwa ari umusore. Ubu ngubu usashe. Uwaciye akenge. Naciye akenge kagake. Nyine urumva haciyemo igihe akwandikiye. Nta gihe giciyemo. Nta n'amezi 5 aciyemo. Ese ni nkandi wamuhaye nimero zawe ujye umubaza uti ninde waguhaye. Aramubaza ahubwo ngo ntago ari ngombwa. Ntago ari ngombwa. Ako njye ndabizi ko kuri social media hari abantu batunzwe no kugurisha nimero z'abantu. Yego. Aka nkaba nagurisha nimero yawe kugira ngo umuntu akaguhamagara ahubwo ngo ndashaka nimero ya isimbi. Nkaba naguhamagara nkakubwira ngo shaka nimero ya isimbi. Aturame 30. Ese umukobwa ubutunzwe no kugurisha umubiri wese kuko byanga byakora ntabwo ubuze inshuti zawe hashaka kuba harimo n'umwe umeze nk'uko ubu ubona nyine bimeze gute umukobwa ubayeho muri Kigali atunzwe n'icyo kintu wabayeho nk'umwanda ntuzari ikindi nuvuga ngo nyuma yo kuba bikuramo amafaranga ntago aba yishimye uko wowe mbwira kumwe uyu munsi wahuye na Emi ejo uhuye nawe runaka na araguha amafaranga hanyuma se araguha amafaranga nawe gusema mu mutwe weya abakobwa baba bakora kari akazi wabanywa inzoga nawe no ari n'igihe aba ari na soba nari inzoga ngo sibyo ariko we ari addicted kuri icyo kintu hari abantu bari addicted kuri icyo kintu ugasanga ari n'umukobwa mwiza arasa nk'uku kuntu uri gusa ariko ntabwo tuje kwera ko fona ari hariya nakora ibyo ashaka we nta mavideo arimo amavideo y'iki amavideo uri kugaragaza ukuntu uri mwiza mu gatuza ntabwo ugiye afata biramusekeje arapfuye yize biki wize indimi wow perfect nyibwira rata ntabwo ujye uzifata ngo were ku kirenge ushyiremo ikibuno cyawe ndi kuzereka nde ase namushoboza kugira umushe nayo ngwe ni ko phone ifite ntabwo babuza amahoro oya nafungura ibyo ashaka mwahaye rugari aze nyibwira nk'umusore uza kugutereta wenda tubwire uti ngewe kabisa red flag ku mutipe tugihura red flag ya mbere ibimeze gutya first impression yawe n'umusore uje kukudatinga ko umutipe ufite inda kubera iki hajya ashaka kuba afite inda ariko afite ubutunzi n'urukundo ngewe none sindi bigutwaye ikimana nyakubahwa mani afite n'ibiceri byose ni ega mani reka nkubwire ikintu kimwe njye abantu bibeshyaho abakobwa benshi twibeshyaho amafaranga arubaka nibyo ariko amafaranga yubaka iyo hari urukundo ariko umukobwa arakubwira ngo kugira ngo ngewe ndirire mu nzu itarimo ubusa irimo ubusa naririra muri etaje igeretse 2 nashaka nkajya ndira amarira y'umunsi wose mbona nzabimenya nijya gushaka kubera iki usari bwo uzabimenya uragira uti ngewe ntawe nkunda umuntu ufite nyakubahwa kandi ashobora kuza ari we ufite bya bintu byose wujuje uretse iyo nyakubahwa gusa irago mukunda nuvuga ngo uramutse uhuye n'umusore akaba yujuje ibindi bintu byose waba umukeneyeho ariko afite nyakubahwa n'ibikunda
hashaka kuba wiyemera. Rega nta mukobwa ubyibushye ukunda abantu babyibushye. Nose urabyibushye ni time man. Ndabyibushye bro. Mu buryo bwanjye. Ubushaka kumera gutagataye kameze gute? Yeta yanjye iranyuze. None. Reko ko ngewe iyanjye ariyo nshaka ndashaka wa wundi ufite iyo ntafite. Aha. Kugira ngo Kamaneke. Kamaneke kakora iki? Tuzaya tugendana. Yabivuga neza avuga ko abakobwa mufite nyashi, big nyashi. Mama ukeneye abasore ngo bakoze agasiporo. No reka nkubwire n'umutipe ufite ibituza ngo yarateruye nawe simukunda. Oya nabaga siporo nyine wa muntu ubunanutse nk'uko ubivuze uti reka maneke. Nese abantu bose bananutse bakoze siporo. Oya maneke hari ikintu bazizi ku gitsina gore. Nakubajije. Abantu bose bananutse. Abarakoze siporo. Oya waruvuze uti. Subiza. Oya banza wumve. Abantu bakoze siporo bose nako abantu bose bananutse barakoze siporo. Ya. Sawa rero. Waruvuze uti njye abantu bafite n'ubundi amatuza simbakunda. Nabo simbakunda. Naye ndakubaza ngise nk'ikigiant hasi ameze nk'agakoni. Mwagiye mugerageza mukabyibuha ahantu hose. Hari inshuti yanjye nzi imeze gutya. Umuzihe. Ariko akana bazakumvisha. Ng'abantu umuzihe so. Uriya rero nawe mbanza yagukunze. Afite umugore se? Arankunda mu biki? Ariko barakumve. Eme umusore no se imetiri ari metona yambaye. Umeta ntago ari ubugabo. Nabivuyemo. Nibwira rata. Abasore bananutse. Abasore bananutse abananukanye ibintu byose. Uragira iki giant? Oya. Hari umusore nyine abananutse gutya ariko ajya kwambara ipantaro. Akambara ipantaro nk'iyakamwana mani. Ndetse sibyo sawa mani. Ubushakira zataye zirimo neza kabisa. Oya ngiye se ngo n'abantu babyibushye pe. Ariko ari ikintu nigeze kumva bavuga ngo gushaka umugabo ufite nyakubahwa abazi guhahira urugo. Ntago umuntu ahahira muri nyakubahwa. Ahahira mu mutwe. Nyine urumva kandi ikintu umuntu yahawe mu bwana bwe nicyo atanga no mu bukuru bwe. Nimba umuntu yarakuriye mu rugo abona papa we ari umuntu ubyuka mu gitondo akajya guhaha cyangwa mama we akajya guhaha kugira ngo barye banywe bambare babeho neza. Gute se wazajya gutunga umugore akamutunga aryamye wabo? Ntago kuba ufite inda n'ubundi ari byo binyereka yuko wabasha gukemura inshingano zo mu rugo. Umusoko papa wanjye nayo afite abura guhahira urugo. Ese nk'umuntu ufite nyakubahwa atabasha gukora imirimo yo mu rugo nko gutera akabariro? Njye ntago mbizi. Ahubwo gute utabizi uri umukobwa isi? Ndi umukobwa ariko ntago ndi umugore. Oye ni birega isi ubu uri kuganisha mu kubaka sibyo? Ubwo nyine ibyo njye ntago ndakora bridal shower. Ibintu byinshi abakobwa bamenya muri bridal shower. Kandi watangiye uvuga uti buriya uzaba inshuti n'ababyeyi babyaye. Tuzaba inshuti n'umugore washatse kuko njyewe umushuti umugore w'inshuti mfite ni mama. Arabuganizwa byose kabikubwira. Cyane. Mama wanjye nagagira bya biro by'ababyeyi bazimiza urabona mwana wanjye. Ngugera mu rugo. Nimba ahubwo tuufite indagendera kure. Ntago ari bambwiye ngo ntabwo byanje ambwiye ngo hita mama. Nimba ari igitoki ni igitoki, nimba ari umuneke ni umuneke, nimba ari irindazi ni irindazi. Ntabyo kuvuga ngo nyine ngo urabona ka kantu ngo barya ngo ni nka mu mazina yazo. Nawe sijye ubikoresha. Ujye uvuga mu mazina yabyo. Nzabibwira abana banjye, ndabibwira ndabundi. Akorera isimbi nawe uratangaje. Ntago ukunda gusohoka. Ntukunda abasore b'Kigali. Gusohoka ndasohoka ariko ntago njya mu tubari no mu tubyiniro. Nose ko nakubaje ngo iyo ugiye kuruhukiraho kambwa ngo wigira mu cyaro. Kuruhuka rega ni bya bintu umuntu afata nk'iminsi 2 cyangwa 3. Ari kure y'ibintu byose. Kigera njye bite nigera kwa nyogokuru wanjye mu cyaro. Nasho rugira se ku buryo amusanga mukamuri komye. Kuki ari we nsanga kandi nshaka kuruhuka? Ngira ngo ahubwo ni wakakuruhura. Anduhura gute? Kandi rero nawe nabibonye no musheri wazahukana. Azahukane? Wasanga nta kintu afatamo. Mba ntacyo afatamo azagenda. Nyine ntacyo afatamo. Kigiki? Shaba musore uri kureje ikiganiro ndakwihanganishije nta kundi. Nari bashaka kuruhuka njya kwa nyogokuru wanjye mba nanamukumbuye akanyera ibistory tukirirwa mu rutoki. Nuvuga ngo uzahereza ku mugabo gusa. Wereka reka nkubwira ikintu kimwe abantu batazi. Nuko yumva ko kuruhuka kwe
abifashwamo n'undi muntu especially ku gitsina gore n'igitsina gabo yumva ko niba akeneye kuruhuka ari buruhuke kubera ko ari kumwe n'umugabo cyangwa umugore yumva ko ibyo biri bumufasha. We ntabwo urabikenera wose uvuga uti umunsi numva naniwe nshaka kujya kureba shiri wanjye nkaza kuba niryamiyeho nk'iminsi nk'ibiri mutekera ndetse ko iwacu nta stress ziyabana n'iwacu ko nahaguma. ni uvuga ngo uri umukobwa utarigeze uza muri geto y'umusore ngo umutekereho na rimwe wowe wamufurira nk'imyenda ave ku kazi asanga ibintu byose wabikoze wapi nose umusore bagufataho iki? Nose genda umukozi we oya pana umukozi nyine bagufataho iki nyine ni urukundo gusa no kuba mu mwanya wanjye se n'umutima wanjye si bihagije. yose wumva se rega umuntu ntabwo wamuha umutima usiga umuntu wamuhaye umutima ukamwima iki? nanjye nibyo nabazaga ni nawe ntabwo ujya ujyaho ngo uruhukire nawe agira ukuntu aruhuka. yewe nduhukire iwacu. hanyuma twigarukire muri filime. Ni abaye bakinnyi ba filime kuva wazinjiramo uvuga uti naraje nza n'ubundi ari ba Roromodo banjye n'ubundi ndaza baranyakira kuko hari benshi mukorana ngira ngo ndetse muri filime nta Roromodo nari mfite. nawe wari ufite? ni ibintu byambayeho bintunguye. gute se umuntu yaraguhamagaye uti ngwino ujye muri filime? yicaye mu ishuri umushuti wanjye arambwira ati mwana rero mba mbona wowe uri muri aho yo gukina filime njya muri casting ahantu ngezeyo n'umudirector arambaza usanzwe ukina filime ndambwira wapi uretse ko wabikinnye nk'umuntu usanzwe ubizi. ese kuki muhisha ahantu mwagiye ntabwo muba muri proud y'abantu babahaye? ntabwo mpahisha uwo mutipe bamwita Didi. Didi yego bamwita Didi. ati usanzwe ubikinnye neza rero rwaciyemo iminsi yateguye filime nyihuriramo na Mitsutsu. yego nashyiraga ndi mabuja wa Mitsutsu arambwira ati rero wa mwana wanjye nabonye uzi gukina nyera utunimero twawe njyewe nzaguhamagara uzukina. bivuze ngo ukinje ku wa mbere nimugoroba nk'aya masaha ya saa 10:10 turampamagara nakiraga filime nitwa Mami Mami bite ni byiza tumeze ute tumeze neza muzanire yitaba oya bumuretse mubwiye ko ndi mu kiganiro urumva ati umeze ute se tumeze neza ati ufite umwanya ngo uze gukine ndamubwira imwe nahoze mvuga ndamubwira ati ndawufite ati ngwino ukina ati kwa Nyambo ndamubwira okay sawa niko nahuye na Nyambo. ni ukuvuga ngo tukiri aho ngaho n'uvuga ngo wowe unakinjira muri kariyeri wahise utangira mu mazina aremereye nk'ayo ngayo? nkitangira gukina filime ya mbere yagiye hanze ikarebwa ni ariya Nyambo nyine. iriya Nyambo The Message. Nyambo ni umuntu wagiriwe umugisha ukomeye n'ubu ndacyamugiraho umugisha ukomeye. Nyambo se ni umuntu usobanura ute wowe? Nyambo ni inshuti yanjye ndamukunda by'ibyo gusa ushaka ko dushwana muvuga nabi. yego Nyambo ni inshuti yawe ni umuntu wa ni umuvandimwe wanjye ko turuka no mu murenge umwe muvuka mu murenge ndabizi ko nawe ari uwahariye ni umuntu wanjye nyine. bivuze ngo iyo uri muri projet ze n'ubundi uba wumva umeze nk'aho uri mu rugo n'ubundi kabisa. ntabwo ari projet ze gusa iyo turi kumwe mba numva ndi kumwe n'umuntu nizeye. Nicyo kintu cyiza wavuga kuri Nyambo abandi bantu batazi batararawundi. agira umutima munini. munini umuntu yagira umutima munini ubwo biba ari ukuvuga ngo ki? nyine aba ari umunyempuhwe nyine aba akunda gufasha. musobanure niba ubyumva. ni umuntu ukunda kumva ikibazo cy'undi se cyane. aho kuba udashaka kumuvuga kandi ari umwana mwiza nk'uko ubivuga. Njyewe Gisenge Nyambo turaziranye. Ndetse baraziranye. nuko hanyuma ubugaragaye muri projet ya Nyambo ariko abanje kugaragara mu ya Mitsutsu. ntabwo ari ya Mitsutsu. ni uwo mutipe Didi. na projet ya Mitsutsu ntagaragara. none se uri kwactinga wabaye mabuje wumvaga bimeze bite kuko Mitsutsu already wajoininze film asanzwe akina kandi n'izina ryaraje? ahubwo yari umusitari wa danje. nyine byari bimeze gute uwo munsi? ariko bishobora kuba bitarakuvunye abandi kugira ngo bagere nko kuri iyo stage sheri biba byagoranye cyane. yewe ibintu byose byaranunguraga baravuga ngo nugiye gukina na Mitsutsu ngo bya bintu ubu naba yahiye kareka noneho ngewe ndi no mu minsi ya nyuma yo gukora ikizamini cya leta icyo gihe nigaga mu 6 mu rugo barambwiye ngo ugomba kureka ibyo bintu ukabanza ukiga kuko niga mu 6 navuye mu 10 ba mbere ngera ku mwanya wa 20 kubera ubwenge bwanjye kubushyira muri filime.
wavuye mu 10 ba mbere ugera ku mwanya wa 20 mu gihembwe cya kabiri. wari waratangiye gukina Nari naratangiye gukina mu dufilime tw'uwo mutipe nyine tabiha umwanya cyane nibyo kwiga. Mama arambwira ati bireke reka gukina ubanze wiga. Shanda tuza ndabireka. Ubwo rero bigeze mu gihembwe cya gatatu haburi turi muri ya minsi ya nyuma nyine kwa kuda abanyeshuri baba bari kwigisha. Baba baramamagaye ngo njye gukina muri iyo filime ndi kumwe na Mitsotso. Ndagenda kuri uwo munsi ndakina ariko nyine ndabihisha uko ikigenda twaye nka kundi umukobwa atwara side bag umwenda nambaye ipantaro n'ishati hamwe imbere harimo undi mupira muri iyo shati no muri ako side bag harimo ikanzu uri buze guhindura ndagenda turakina birarangira kuwa mbere noneho Mitsotso nabwo arampamagara ndavuga se mama ndamubwira noneho ndavuga ati iyi opportunity ncitse nta yindi opportunity nazabona. Ndagenda ngera mu rugo nahamagaye umusaza wanjye ndamubwira ati nyohereza thanks ngiye gukina ntabwo namubwiye ibyo ngiye gukora nawe gukora n'umuntu gusapotinga mu bikorwa byawe musaza wawe nawe kandi yarabisigiye ko ngomba kubireka nkabanza nkinga nawe ntabwo yarabishyigikiye arazinyoherereza mfata akamoto njya mu rugo amahirwe yari ahari icyo gihe ahantu bakiniraga ni nko kuva hano hepfo ku muhanda uzamuka uza hano ahantu bakiniraga hari hafi cyane iyo mu rugo nyine kuza n'ibirenge byari ibintu byo kuza n'ibirenge ndangije nkagenda mfata akabaga najyanaga ku ishuri nshyiramo utwenda n'akawigi nari mfite icyo gihe nkashyiramo kugira ngo batabibona ntabwo bari bazi ko wiga burya bari babizi ko niga ntabwo nabahishe ngiye ko nyine mu rugo nibo nabihishe nibo babihishe ko ugiye gukina ndagenda ngerayo nkuru dusene ndataha ku munsi wundi nyamara amagara isi ejo uzaboneka ndamubwira nzaboneka ati okay tuzaza ukina ndamubwira ati nzaboneka ariko nzataha kare kuko ndi kwiga mfite ibizamini ndamubwira ati ntaribi icyo gihe yamamagaye mu gitondo ndi bujye mu bizamini gukora ikizamini cya entrepreneurship ari kuwa mbere twakoraga kuwa mbere kwa kabiri ndi bujye mu kizamini cya entrepreneurship ndamubwira ati okay tusaho uzaze ndagenda ndiga bigeze nko mu masaa 11 arandeka ndataha. Undi munsi noneho nabwo nari mfite ikizamini cy'ikinyarwanda ubwo uri gukina niga mbona umuntu n'umuntu zarasohokaga ubwo se mu rwibazi nta muntu n'umwe ubizi mama bakajya bamuhamagara bakavuga ati reka ariko ntabwo ari isimbi muri kubeshya mama bana bamuhamagara bati nyamara umwana wari gusohoka muri filime zanyamba ntabwo yazirebaga ariko umwana ntabwo ari isimbi murabeshya urumva undi munsi nawe nyambara bamuhamagara arambwira ati ikigero mfite ikizamini cy'ikinyarwanda arambwira ati urahari cyangwa ntuhari ndamubwira ndahari ariko nzaboneka nyuma ya saa sita kuko mu gitondo mfite ikizamini cy'ikinyarwanda arambwira ati nta kibazo wowe uzagenda ukora ikizamini nurangiza ugaruke noneho nabwo ngezeyo ndamubwira ati nyamba ariko ngomba gutaha kare ko mfite ikizamini cya general study arambwira ati nutsindwa general study ngo kuba ko watsinzwe nta kintu tuzavugana uri nyambo bikubwiye wese ngerega nari umwana muri icyo gihe nari imyaka 20 nari mfite ndi kubyumva nyine regiranga mu rurayibonye nari mfite ordinaire wowe ufite umusatsi mwinshi ahari wari ufite n'akaordinaire iyo ramusinguriye n'umwana wowe wanize no muri filime rwose n'amashuri agiye urumva ari kuganira yanze kwiyakira ndagera nyine turarangira ndataha simaze gutaha iki gihe ariko nageraga mu rugo ntacunga mama ari mu gikoni nkahita ninjira mu cyumba imyenda nkahita nyikura mu ibaga nkayisunikira mu ivarize nkahita nshyiramo udukaye nkatuza ku buryo agize gutya akansha inyuma akajya no kureba yasanga harimo amakaye wari warabimenye se ko hari ikintu uri kubaka muri kariyeri ya filime nyarwanda nabifataga nabonaga ari ibintu biraho wabonaga ari nyine just kuba wagiye muri filime n'amanota agiye gusohoka sasa nkajya nibaza ati maze nsinzwe nkasubira ku ishuri nibaza nsinzwe nkasubira ku ishuri nkongera nkavuga ati nagiye gukora ikizamini cy'ikinyarwanda ndi bujye no gukina uri bujye no gukina ibaze nsinzwe mama noneho akamenya ko natsinzwe ikizamini nagiye gukina filime
asubira ku ishuri we wari usoza biza amatara bimenya mama wari usoza biza amatara wanza yarabimenya yaranyihoreye urumva asubira ku ishuri we ibyo bintu byasomwa he birarangira amanota agiye gusohoka nanga kuyafungura mama mpamagara inshuro 3 ndabyara uranga nari ndi kuri shuti nabwo na boss wacu arambwira atari nyambo nyine ndi gukorana nabo arambwira mwumva ngo waratsinzwe ngo nahita nkwirukana gutyo niwe ubwiye ngo nta muntu ugira muri the message ugira amanota mabi ati waratsinzwe ni uguhita wigendera ndavuga ndapfe no mama nahamagaye nk'abantu nka 5 bambwira ngo fungura akabona abantu ngiye gukogeza muri ndi kumwe nabo ntabwo byese bigutera ubwoba n'abantu bashobora kuguhamagara mama noneho yaramamagara nambwira ati se mwana basi mfukamaho ndi bikwereke ko napfukamye kugira ngo ufungure amanota turebe wari wanze kuyavuga ntoya ntabwo nari nyazi nyine urumva byasabaga ko ubanza ukayareba noneho ukaza ukayavuga mwarimu wanjye nawe dore ko akora ishyano ahita yanyoherereza koze cyane noneho na cya kizamini cy'ikinyarwanda nari mfitiye ubwoba usanga nicyo natsinze kurusha ibindi ko nagezemo B ubu ugizemo B hakwiye n'umuhanga mani nicyo kintu natsinze kurusha ibindi bivuze ngo the message n'ubundi wayikinagamo uri no gukora ikizamini ndetse uranagitsinda ufite amanota meza yanjye hano muri kaminuza nubwo ntafite aya buruse usibye ko na buruse njye ntazikunda ntanazizereramo none se njye nyibwira tukiri aho the message nibyo uri kwikinamo iyi ni filime yanakunzwe cyane by the way sibyo ni filime yarebwe cyane yagusigiye iki nubwo wayitangiye muri urwo rugendo the message yasigiye abavandimwe n'inshuti bo mu bihe bisate bo mu bihe bice muri the message mfitemo abasaza banjye babiri Manejide na Yves bafata nka basaza banjye ewana kandi nabo bamfata nka mushiki wabo muto mfitemo inshuti nka Yoramu n'abandi Yoramu we ni inshuti yawe cyane Yoramu rero abantu bakeneye ibikoresho byo gushutingisha basanga bajye muri Yora studio muri Yora studio niba ukeneye ibikoresho byo gukoresha mu bukwe niba ukeneye amakamera yo gukoresha ikiganiro cyiza nk'iki ngiki uri kubona iyi filime yo noneho anayifitemo uburambe burambye cyane imyaka ingahe yose ari gukora kabisa mugane Yora studio kabisa ni n'umujene ugira discipline by the way tujye tuyibishimira discipline ye ngewe niyo yatumye duhuza cyane gutya nta muntu utajya uhuza nawe ko ya discipline agira discipline nziza kabisa nyine abantu bajye bakamukundira bari iruhande rwe nabo barabizi hanyuma rero turi gukomeza turigana ku musozo w'ikiganiro cyacu cya Behind the Fame ntabwo mba ndubure kubaza kuri abo bashuti bawe n'ubundi mwagiye mukorana hari amakuru yagiye asohoka n'ubundi kuri Nyambo sibyo wenda ari we mvugaho cyane hari inkuru igeze gusohoka isa nkaho imushyira hasi kandi ndakeka iyo nkuru n'ubundi mwese nka team ibageraho mubyakira gute iyo mubona bari kumwataka noneho umuntu wowe uzi neza ko ari umuntu mwiza uvuga uti iyo muba mwabimenyaga iyo muri sohokanye ibintu byambayeho Yaramu niwe ubizi yaguha amakuru naheze umwuka ndi kurira uri kurira birumvikana kandi nkajya mbere umwuka ntanamuhamagara ngo mubaze ngo bimeze bite utari bunatinyuke kumubaza ngo ibintu biri kuvugwa ibyo kuvuga ngo nibyo cyangwa se ibyo ntabwo nari mbyitayeho zaba ari byo zaba atari byo ntabwo nari mbyitayeho icyo nari nitayeho we ameze gute njye rero barabivuze ko byavuzwe ari kuri seti ndagenda njya mu cyumba cy'iwanjye Yaramu nahamagaye mani ndarira nkajya mpera umwuka nkabyumva nyine hari ukuntu nyine ukarira ugahera umwuka ukabyumva kuri guhera umwuka wari wabaye cyane nyine birumvikana byarambabaje byatari ku buryo n'umuntu wabikoze ibyo bintu iyo mpuye nawe mba numva namutera icyuma ariko nkasanga ese yaje no kumenyekana uwo muntu yarahari ntago muzi ntago muzi ariko mumenye njye mba numva namutera icyuma ubwo se kuri seti mwabaga mumeze gute mani ko ndakekana izo nkuru zabaye ntari gukinamo ntabwo ari gukina ntari guhura nawe cyane ariko nyine umunsi biba nta wundi muntu nari mfite ndi buhamagare usibye Yaramu nahamagara ndamubwira basi uze kumbwira uko bimeze ndakwinginze muntu w'Imana nanjye kiragiye kabisa irankuru yarambabaje jewe reka nkwereke wowe ushaka kuri n'umushuti we hari bamwe muri bo banyoherereje namwe mu mafoto bari kugendanda bakoresha bamuharabika mafoto ngiye ko ntayabonye harimo wabinyeretse arambaza si umuntu uramuzi jewe rero buri kuntu nteye iyo umuntu muzi ubunyangamugayo iyo umuntu muziho kuba ari umuntu ugira indangagaciro noneho nka Nyambo ni umuntu usenga ni umuntu uzi kwiha agaciro ni umuntu uzi kwiyubaha gusa iriya nkuru yo
yaje ari inkuru iremereye cyane ahiga ifoto nk'iyi ngiyi ni ikintu kiba kibabaje cyane. Hanyuma ntabwo ndi busoze nakubajije noneho ku maporoje urimo ubu ngubu cyangwa se bari kwandika, hari filime turi gutegura kuri Precision TV ugomba kugaragaramo, uri kumva bimeze biti? Kwakiramani ihora bikubwiye kuva dutangiye, ntabwo projet zose zagaragaramo abakinnyi bose. Ariko ko bikomeza kuvuga yuko ngo team itameze neza. Bameze neza cyane. Yego. Nta kibazo gihari. Nose ko bavuga ngo harimo umuntu ngo wavuyemo ngo team yose irasenyuka. Abantu si ubwo mwabona. Umuntu umwe imodoka imwe wari bwabona imodoka imwe ubuze imodoka igihumbi kugenda. Ese mbabarumbwira iyo wakinyi wambaye turatuntu comment zawe zimeze gute mani? Ntabwo mbizi. Ese gute utamenya ibyo bintu? Kandi bari nshaka comment ugiye kuzisoma z'u Rwanda depression. Umwe aragutuka unda. Ikintu cyatumye nyina ndeka gusoma comment. Cyo kuri yari film isanzwe atari birabiboro ndayisoma. Njyewe nabikubwiye nakinye scene kwa bamenya ndi kugira ndi bankuramo ikanzu mu muhanda gusa sinari nambaye ubusa nari nambaye tuno dukora tuba tumeze nk'utubokisa tw'abantu n'akabisitiri nyine k'agasenga bankuramo ikanzu ako haragaragaraga ko ibaze ko ndi bugiye guhiga ibyo bintu bankuramo ikanzu mu muhanda none ngewe babimbwira bwa mbere nagize ubwoba nambara nyine ibyo bintu ndi bwambarira imbere y'ikanzu kuko bamenya yaramamaga ati uzane kora we yaramamagaye kuri telefone mbere yuko ujya kwakitinga uzane agakora uri bwambariremo imbere bakina wambaye ubusa bagukuramo intozi barambara ugakora njya kwereka mu manda mbwa amati dore ukuntu bagiye kunyambira ubusa nkasigara ameze mu muhanda ngo muri filime sindamubwa ndetoke Honyine nagize ubwoba mama se barabishyigikira mama na nyogokuru barambwira ati nta kibazo gye ndagenda ndabikina none njye babimbwira nagize urabona twebwe muri filime hari ukuntu dukinira ahantu kure y'imihanda nyine kugira ngo ari muri quartier buro urabona hariya Norvège kwa Ndimbati ndabona haraza kwa Ndimbati hara rero niho twayikiniye iyo scene kuri kaburimbo imodoka zirahagarara kumva gumeze aba bantu barahagarara ngenda iyo ndi gukira nta nitayeho sha nta kintu mba nitayeho kabisa abantu barahagarara noneho nabamwe nawe arabafotora neza bose arabafata neza ugiye kubona ubona episode irasohotse muri comment rero niho nagiriye amatsiko mwehe ko kwambara ubusa abandi tuti nabana babyambaye ari mu kazi abana babyambara se bari kugenda bisanzwe ayo ndavuga gusoma comment wapi ari ngengemo nkazisoma pe ariko nta kintu mba nitayeho nta kintu na kimwe umuntu ngiye yambwira ngo kinsenye ni ibihe bintu bitatu ugenderaho kugira ngo ubuzima bwe bumeze neza i Kigali dusoza ikiganiro cyacu gusenga kubaha no gukunda abantu nanjye se wankunze duhereye no munsi uzuru nagukunze byarangiye note urukundo rusanzwe uruhe rukundo ungire boyfriend wawe ntabwo byakunda urangira iki best aya urangira ikira inshuti we inshuti z'iyi minsi nta nshuti zirimo niyo mpamvu iyo terime yo ntayikwemerera oya turaba inshuti basi wereka mubwira ka yoramu mubaze turi inshuti nziza inshuti nziza oyongeraho nziza nyine inshuti nziza wow perfect kuko umuntu yoramu yemeye ko baba inshuti ubwo naba ari umuntu mwiza nanjye turaba inshuti wakoze kwitabira ikiganiro cyacu nanjye mwakoze ciao bamwita ciao y'umukobwa kumubaza natasa